Ndi umunyarwanda kuri njyewe ni nkuko bivugwa ni ukuba umunyarwanda ukamenya icyo wowe bikumarira kuba umunyarwanda n'icyo wakorera igihugu. Ndi umunyarwanda bituma ushira inyungu z'igihugu mbere y'izindi nyungu zawe bwite, zatuma nizo inyungu zawe bwite iyo witekereje mbere yo gutekereza igihugu cyawe, bituma arigo ibintu bya bindi bavuze by'amacakubiri n'ibiki byose bitangira. Bigatuma n'abantu bamenya kubabarirana, kubana, gusabana hamwe, bikaza mu myaka iri imbere. Ubu ngubu abantu baracyafite ibibazo n'ibiki byose kubera ko biragoye umuntu ya kwegera imbere vuba kubera kubabarirana bigomba guturuka kure. Rero mu myaka iri imbere itanu abana bacu n'abana bazaza imbere bo uzabona nibwo bo bazaba bifite cya kintu cya ndi umunyarwanda, bamenye icyo bitavanze. Ndumva kuri njye ari ibyo ngibyo, bwiyunge no kumvikana no kubana no gukora ibyo dushoboye byose kugira ngo igihugu cyacu kizagere imbere, tugere kuri iyo vision. Umushyikirano ufite byinshi mara kubera ko urebye hari ibibazo byinshi cyane cyane iyo abaturarwanda n'abantu b'i Rwanda n'abari hanze babajije ikintu, ubona nk'ejo hari umuntu wavuze ngo bazashakishe umuntu uvuga ku bantu batumva babashe nabo gukurikirana umushyikirano. Byahise bikorwa, urebye bituma ibintu bimwe bitakorwa vuba binakorwa vuba, kandi tukamenya uko umuyobozi wacu Perezida wa Repubulika ibyo atekereza, ukuntu nawe twegera tukumva ko twese nk'abanyarwanda tumva dufite uruhare rugaragara mu guteza imbere igihugu cyacu, atari ibintu byaciye mu bayobozi gusa bitigeze bitugeraho. Umushyikirano mu magambo atatu navuga hari kubaka, hari kumenyana, hari no guteza imbere. Mu myaka iri imbere hari kwigisha abantu tuvuge batazi ikinyarwanda, turebe ukuntu turi bubamenyeshe ikinyarwanda gato bakamenya n'utuntu duke no gusuhuzanya no gushimira umuntu, nabo bakubimva mu bunyarwanda kubera ko utazi ururimi rwawe hari ikintu kiba kigusubiza inyuma. Hari no kumenya kubyina, hari no kugura abantu kuri leadership, ukamenya kuba umuyobozi mwiza. Iyo ubaye umuyobozi mwiza binatuma umenya ukayoborwa neza n'abandi bagukuriye. Kuri njye ndumva ari cyo nakora, kumenyesha abari hanze mbere yuko ngaruka, kumenyesha abari hanze uburyo bwo kuba abanyarwanda n'ukuntu babigeraho, dukora ibintu bitandukanye nka kwigisha abantu leadership, ubuyobozi n'ibintu nk'ibyo. Hari byinshi nabonye, navuga reka mbanze mvuge ku ibyubatswe, amazu mashyashya, abantu ubona ubu ngubu ibintu byose urabona biri on point, ari ukuntu bimeze neza ibintu byose. Kandi hari uburyo kera hari ukuntu wabonaga abantu batinya abayobozi, ubu ngubu ni ibintu byarahindutse. Nanjye narumiwe, ubona umuyobozi muravugana nk'umuntu, abantu babiri bubahana, atari abantu babiri umuntu utinya undi. Umuyobozi ni umuntu yego ukuyobora, ukugeza ku kintu, ariko umugomba kumvikana muri buriya buryo, ukamenya ni kino ngomba gukora ariko utiriwe umutinya.